Yes, reka dukomereze naho twagarukiye ubushize, ari nako twari tumaje kuba twasiga ibano bamaje kuba bamenya ko umukobwa aturuka mu muryango ukize cyangwa se w'abantu bakize. Ubwo mama w'umuhungu ndetse n'umuhungu barimo batangiye kuba bavuga ati amafaranga yiwe cyangwa se tugomba kuba twamwitwaraho neza kuko akomoka mu muryango w'abakire, nicyo kintu tugomba kuba twakora. Ubwo mama agatangira ati mungu wanjye, none reka mbe nakubwira akantu k'ubwenge, ngiye kuba nagira akantu nkubwira, uzi ukuntu tugomba kwitwara kuri misi ye. Tugiye kuba twakitwara neza kuri misi ye kugira ngo ibintu bize kuba byagenda neza. Ubwo umusore agatangira kuba yavuga ati none se ku bijyanye n'imibanire yacu n'ukuntu twari tubanye ubwo ngubwo biraza kuba byagenda gutera ibyo ngibyo bitekerezo mama. Ubwo urumva turaza kuba twabigenza gute cyangwa se ndaza kuba nabigenza gute? Mama agatangira ati we tuza, ibyo ngibyo nta kintu biri buza kuba byahinduraho, n'ubundi ibyo ngibyo kuba mwari mubanye nabi, ikintu nakubwira nuko ugomba kuba watuma uriya mukobwa tumushinze ubujura. Unyumvire nyine, bano batangiye kuba bavuga ati umukobwa tugiye kuba twamushinze ubujura, tuvuge ko yari yibye ibintu byacu, niyo katiri buze kuba yakora. Umusore yarabyumvishije. Ubwo umugore we afite imipangu cyangwa se n'imapanzi, yatangiye kuba yavuga ati umukobwa tugomba kuba twamwereka ibintu turi buze kuba twamukorera kugira ngo ibintu bigende neza. Umuhungu nawe akavuga ati mama kabisa ibyo bintu, agakoma amashyi avuga ati kabisa kabisa. Dore umukobwa nawe nuko nguko arimo araza, abandi basamaye. Umukobwa niko yaje, abandi bari mu kinwanwa, dore kumubona bagatangira kuba bakihindurisha isura bakayihindukiza. Umukobwa nawe yaje gake gake, ubwo niyo yatangiye kuba mubaza ati nukubera iki ubundi ugarutse, nukubera iki ugarutse? Undi nawe agatangira ati impamvu ngarutse nuko narinje kuba nareba ibintu byanjye biri aha ngaha, nibyo narinje kuba nareba. Undi agatangira ati iki bikaba bitumye kubugaruka ngase kandi twari twavuze ko utari bugaruke. Ubundi urakeka ko ibintu byose uje kuba wareba atari njye wabikuguriye? Urakeka ko atari njye wabikuguriye ibintu byose uje kuba wareba? Undi agatangira kuba yamubwira ati se reka mbe nakubaza ati bundi njye wamfataga nk'igikinisho kuba ndi hano muri runo rugo nubwo nta bintu naba naraguze? Ubwo muri make nyine arimo aravuga ati urakeka ko kuba waraguze ibintu byose, urakeka ko njye nta ruhare nari mbifiteho cyangwa nta ruhare nari mfite? Umukobwa niko yazanye isakoshi, yatangiye kuba yavuga ati nta ribi, dore iyi ngiyi urimo urareba ni ikarita, urimo urayibona aha ngaha, ni irangamuntu iyi ngiyi urimo urayibona, ikaba iri kumwe n'ikayi yanjye, ndetse ikindi kiri aha ngaha ni imfunguzo z'akamoto kanjye. Hari ikindi kintu nje kuba nareba cyangwa se ngiye kuba natwara? Mama w'umusore yararebye kuko abona ko umukobwa nta kintu agiye kuba yaza gutwara aha ngaha, yewe n'imyenda wapi ntago agiye kuba yayijyana. Umusore yarahagurutse atangira kuba yavuga ati ariko ubundi iyi moto cyangwa se urufunguzo rwa moto banza umbwire neza, iyi se niwe wayiguriye? Unyumvire nyine rya cyurira ry'abantu. Yatangiye kuba yamubwira ati wowe nta n'ikintu wari ufite, nta n'amafaranga yewe yanakugurira n'umwenda w'imbere, nta mafaranga wari ufite yanaramuka anakuguriye n'ikintu gitoya cyane. Mu Rwanda bimwe twita n'urushinge ntabwo yarukugurira, warangiza ugatangira ukidagadura cyangwa ukabyina aho ngaho. Ubwo n'undi ariko agatangira kuba yavuga ati ibyo ngibyo urimo uravuga ni ubusa, ibyo byose ni ubusa. Ibanza urebe uru rufunguzo, iyi ni moto nahawe n'umuvandimwe wanjye, none utangiye kuba wayitirira iyawe. Iyi ni moto nahawe n'umuvandimwe wanjye, gute watangira kuba wavuga ngo niwe wayinguriye? Umukobwa nyine yatangiye kuba yabasomera, batangiye kuba bakiyita ko ari bo ba nyiri utuntu. Ubwo mama w'umuhungu yatangiye kuba yavuga ati none se agakomo kanjye kagihera? Agakomo kanjye ndakabuze. Unyumvire, bano bavuze ko bagiye kuba bamushinze ubusambo cyangwa ubujura. Mama yatangiye kuba yavuga ati none se kaba kagiye he? Ikagiye hehe? Ibi bintu ntabwo byumvikana, ninde wundi se waba wakajyanye muhungu wanjye? Dore mbuza agakomo kanjye, mfasha tugashake, dore kwigirisha. Ubwo niko batangiye kuba bavuga ati agakomo kanjye ikagiye. Batangira kuba bareba munsi y'imisego, hehe na hehe, baricakaza ngo barimo barashaka agakomo, ariko umukobwa arimo arabareba byose ibyo barimo, akabitegereza akabareba, akibaza ati se bano bantu bari mu biki? Dore nuko nguko batangiye kuba bavuga ati agakomo kagiye he? Kagiye he? Ubwo niko mama w'umusore nawe yitegereza neza ukuntu umukobwa arimo arareba, agatangira kuba yavuga ati wowe niko nta wundi muntu nakeka, niwe wantwariye agakomo. Umukobwa yatangiye kuba yavuga ati iki? Urakeka se ko njye nakwiba? Njye ntago nakwiba,
amafaranga nubwo ndafite amafaranga, ariko njye sinakandavurira kuba natwara ibintu by'abandi, cyane cyane ko mwari n'umuryango wanjye, murakeka mukambona ko njye nabiba. Undi agatangira ati cicika aho ngaho, ibyo urimo uravuga wowe ni ukwiyurubika we wanyibye. Ariko undi agatangira ati se mama, gute watangira kuba wanshinze ubujura nk'ubwo ngubwo? Ese ibyo bintu urimo urabiterwa n'iki kugira ngo uvuge gutyo? Ibyo bintu basi urimo urabitekerezaho? Umugore yararebye atangira kuba yavuga ati yewe yangu wanga si yawe, reka mbanze nkubwire, n'ubundi uragaragara nk'umujura. Sinigeze nkwizera kuva waza mu muryango wanjye, ntabwo nigeze nkwizera. N'ubundi niwe muntu ndimo ndakeka, ntiriwe nyura ku ruhande, niwe muntu ndimo ndakeka waba wanyibye. Ahubwo ikindi kintu nakubwira, gira vuba vuba umpereze wa gisambo we. Unyumvire nyine. Umugore yatangiye kuba yamubwira ati gira vuba vuba wa gisambo we, aho waba wabitsimbye hose ntabyitayeho, gira vuba vuba uzane, ibitaza kuba byaba bibi. Unyumvire. Umukobwa batangiye kuba bamushinze ibintu nawe atazi. Undi nawe akamubwira ati yewe wanga si yawe, gira vuba vuba ugarura ibintu bitari byaba bibi, gira vuba vuba ugarure yabikire mu maguru mashya, gira vuba vuba cyangwa nze ngukanyage. Dore yatangiye kuba yazamura amashati ati ngiye kuba naguhondagura. Ariko umukobwa agatangira ati se ngiye ko ntigeze niba, yewe nta kintu na kimwe nigeze mpanga kuba nanabiba, reka reka reka, nta kintu na kimwe nigeze niba, cyangwa se sinigeze nanapanga kuba nakwiba. Umukobwa niko yatangiye kuba yakiregura. Ariko abandi ati turakunoba nutaduhereza buri kimwe watwaye, cyangwa se kano gakomo. Ubwo mama w'umusore nawe agatangira ati rero ibyo urimo urivugisha, ikariya gakomo gahagaze amamiliyoni n'amamiliyoni, rero ntabwo numva ukuntu wakifata ngo ntwarire agakomo ngo ngenze kuba nakureka. Ibyo byo ntibiri buze kuba byakunda, mbaye nkumenyesheje, ntabwo biri buze kuba byakunda. Ubwo niko yabwiye umuhungu we ati rero ikintu tugiye kuba twatuma ni ugutuma uno mukobwa atuzanira ibyacu, dore yatangiye kudeka tumucakaze. Ubwo akamubwira ati wemera neza, tugiye kuba twagusaka, baragiye aho te tugiye kuba twagusaka undebere nawe, dore kwiburisha ibintu ufite. Dore umukobwa bagiyeho batangira kuba bamuhohotera bamucakaza. Ariko yesa n'agahirya, umukecuru amunaga hirya, ndetse n'umwana we bose arabanaga. Ubwo umusore yaratangiye ati we ibyo ni ibiki? Ahita asunika umukobwa akamubwira ati niko wanga si yawe, urakeka ko ibyo bintu byaguhira? Reba ukuntu urimo urareba wa gisambo we, gute wafata mama wanjye ukamusunika muri ubwo buryo? Uratekereza ko aka ngaka ari akantu cyangwa se ari nk'agashashi urimo uranaga? Ubwo agatangira kuba yavuga ati namwe murimo muranshinze ibintu, nta bimenyetso mufite ko naba nabibye. Ni iki kigaragaza ko ngiye naba nabibye? Mufite ibimenyetso? Ubundi ni muhubwo ikintu mushaka ni ukuba mwansebya gusa, naho ubundi nta bimenyetso mufite. Ubwo niko nyine umukobwa yatangiye kuba yavuga ati mwe nta bimenyetso mufite. Ariko mama w'umusore yatangiye kuba nyine yakicara aho ngaho yimunyamunya, agatangira kuba yatsimba ku gakoma arimo aravuga, dore kugashyira munsi y'intebe. Umukobwa nawe agatangira kuba yavuga ati nta ribi, reka duhamagare polisi nonaha, none ize kuba yareba igisambo ari inde. Ibi ngibi reka tubiharire polisi ize kuba yareba igisambo cyangwa imenye igisambo ari inde. Mama w'umusore nawe agatangira ati hoya wapi wihamagara polisi, ikintu cyiza. Ubwo umusore nawe agatangira ati waretse akayihamagara, se ubundi ko ari byo byaba ari byiza, hamagara polisi igera ahangaha, noneho baraza kuba babisuzuma bagaragaze kuri igisambo ruharwa. Urareba ukuntu urimo urigira we, ibintu urimo urigira ntabwo biri buze kuba byaguhira wa gisambo we. Ubwo niko batangiye kuba bamushinza. Mama w'umusore nawe agatangira ati wanga si yawe, reka mbanze nkubwire ikintu kimwe ugomba kuba wagumisha mu mutwe, ntabwo rega kwiba bikugize umuntu, ntabwo umukobwa nkawe wakifata ngo wibe. Ese utekereza ko ibyo ngibyo ari byo bizatuma wubaka urugo rugakomerara? Ufite ubusambo nk'ubwo ngubwo urakeka ko wakubaka urugo rugakomera? Ubwo umugore nyine yagiye hatangira kuba yamubwira ati rero ikintu kigiye kuba cyaba ni uko ugiye kuba wakora divorce n'umusore wanjye, ugiye kuba wakemera gukora divorce ntari nahamagara polisi, gira vuba vuba. Ubwo umukobwa niko yabyumvishije, arabyumva cyane, atangira kuba yahaguruka agatangira ati nta ribi, reka dukore divorce, nta birenze, nta ribi, reka nkore divorce n'umuhungu wawe. Undi nawe akavuga ati ndabyemeye, nta ribi, reka dukore divorce. Ariko mbere yuko dukora divorce ni uko ugiye kuba wazana ahangaha tugasinya kontara kuri igisambo, kugomba kuba wampereza amafaranga yanjye. Urimo urabyumva neza? Unyumvire nyine umugabo kuri ahangaha ukuntu ameze, afatanyije na mama we. Undi nawe agatangira ati ariko mana yanjye
nakekaga ko uri umuntu woroshye cyangwa se uri umuntu wo kwizera, ariko ibintu birimo biranyereka, urimo uranyereka ko imyaka yose tumaranye ntakabaye kuba naraguhaye n'icyizere na gikeya. Urantengushye cyane. Nyumvira umukecuru gutangira kuba yakiriza kandi tubonye afata agakoma agashyira munsi mu ntebe nyine, ariko atangiye kuba yavuga ati ngo urantengushye. Dore n'umusore bafatanyije agatangira turakeka ko wakifata ukiba umuhungu wanjye ukamwiba, ariko undi nawe nyine arimo arabyumva. Mama w'umusore arimo aramushinza ubujura. Dore gutangira kuba yabeshya aho ngaho ngo umukobwa yari arimo ariba, agatangira kuba yavuga ati si ibyo ngibyo nibyo bikugira umukobwa wa nyawe, cyangwa nibyo bikugira uwa nyawe. Umukobwa nawe yatangiye kuba yareba akavuga ati ariko yemwe iyo mipangu yanyu murimo murapanga ndimo ndayumva, ibyo byose murimo murapanga ni ibyo mwapanze, ibyo ngibyo ntago ariko bimeze, ibyo mwabipanze ntago ariko bimeze. Umukobwa nyine we n'ubundi arabazi, ubundi ntawe uyoberwa umwibyi, ayoberwa aho amuhishe. Undi nawe agatangira ati siko bikeka, kuko ngiwe iyaba ari ibintu byoroheje cyangwa se bidahenze mba nkuretse, ariko agakomo kanjye karahenze, ntago nakakurekera gahagaze amamiliyoni menshi y'amadolari, ikariya sinakakurekera ndakubwije ukuri. Reka ibyo wigira byose, kuko ngiwe ntago natinya kukubwira ko karengeje miliyoni 5. Umukobwa yarabisetse atangira kuba yavuga ati iki, ariko umukobwa arimo ararira agatangira ati miliyoni 5. Ubwo nyine ukamenya ko arizo barimo baramushinza kubiba, none ikirenzeho miliyoni z'amadolari. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yavuga ati se murakeka ko mwakira mu gatego? Umukobwa barimo baramushinza kwiba ibintu atibye, aho wa mugabo ariko aracyari hafi aho ngaho yatangiye kuba yavuga ati none se umukobwa isi hano yaba ari cyangwa se hano yaba aherereye? Ubwo nuko nguko nyine uwo bari kumwe arimo aravuga ati bundi umukobwa niba koko ubundi hashize imyaka 5 turimo turamushaka, kandi akaba yarashimuswe mu myaka 20 ishize, ibyo ubundi twabireka? Undi ariko atangira kuba yavuga ati tugendeye ku bisubizo bya DNA test biragaragaza ko tutarimo turibeshya, umukobwa turimo turashaka niwe. Ibisubizo bya DNA test birimo biragaragaza ko ariwe noneho ikirenze hano afite n'akarango cyangwa se wenda tukita ikibibi, cyangwa se nyine akantu ushobora kuba wamenyeraho umuntu yaba yaravukanye, ni nk'akamenyetso nyine. Ubwo undi yatangiye kuba yavuga ati ikimenyetso, ngo umukobwa afite akamenyetso nyine, barimo barabigenderaho bagahamya bavuga ati niko bimeze. Ubwo n'undi nawe akavuga ati kabisa tugomba kuba twamushaka uriya mukobwa, niwe wa nyawe, afite akantu k'agatuku cyangwa se akamenyetso k'agatuku ku kaboko, niyo mpamvu turimo turamushaka. Umugabo nyine yakamejeje, umugabo yatsimbaraye, ariko undi barimo baramubwira ati sinya aha ngaha, urasinya cyangwa ntago usinya. Dore umukobwa barimo baramuhohotera. Ubu ngubu ibi ngibi ntago watinya kuba wavuga ko barimo baramufata ku ngufu, nubwo nyine batarimo baragira ukuntu bamugenza, ariko ibi ngibi ntiwabitandukanya no kumufata ku ngufu. Undi barimo baramusinyisha ko yibye miliyoni 5 cyangwa se nyine abafitiye miliyoni 5. Ubwo akavuga ati miliyoni 5 zanjye isi nazireka noneho no kubyibagirwa byo biragoye, si bikunda. Umukobwa akavuga ati mwanditse nkagenda. Undi bakamubwira ati wanga si yawe, igira vuba kuko urasinya ku kibi n'ikiza nuramuka udasinya uyu munsi. Ndagira ngo nkumenyeshe ko nuramuka udasinye nukuri ndarahira kuri mama no ku Mana ndakwiyicira. Umugabo niko yavuze, arimo aravuga ati nudasinya nge ndarahiye kuri mama ndetse no ku Mana, nudasinya ndakwica. Umukobwa yabonye ko ibintu byahinduye isura, nawe yise yemera avuga ati ntaribi ndasinya, zana izo mpapuro nzinyeho. Umukobwa agiye kuba yazinyaho, gake yazinyaho. Tayari ubwo niko yakuye mu ikaramu, atangira kuba yavuga ati reka nzinye. Hatangira kuba yavuga ati tayari, gake. Dore nuko nguko yatangiye kuba yagenda, agiye kuba yasinyaho. Reka mbere nakubwira ati inshuti yanjye, aka ni agasizoni gashyashya ikagusigira isomo. Yewe muntu ushobora kuba wahemuka, nawe muntu uhemukirwa cyangwa se muntu uhemukirwa, nawe wuze wicare ukuremo agasomo, kano gakuru karaza kuba kagukomeza. Ariko muntu wowe uhemuka, hano hantu higire mu isomo. Reka mbe nakubwira ati reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko iyo video uri kuyibona,
iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Dore umukobwa nuko nguko nyine nta kindi kintu yari gukora usibye kuba yaza agatangira kuba yazinyaho cyangwa se yasinyaho nyine gake gake. Tayari noneho no kugira ngo ubyemere hano barasinya warangiza ugashyiraho n'igikumwe kuko sinya umuntu arayigana, ariko igikumwe buriya ni ikintu gikomeye cyane. Yarasinye, mama w'umusore nawe yatangiye kuba yaza kureba impapuro ko umukobwa bisinyeho. Dore umukobwa nuko nguko arimo arareba byamurenze cyangwa se byamucanze. Umugore nawe agatangira ati mbega byiza, ni byiza cyane, birarenze cyane. Agatangira kuba yamureba akamubwira tuzi n'ibindi, ibi bintu ndabikunze, ndabyishimiye cyane, ibi bintu rwose ni byiza ukoze, kandi nizere ko inzozi zanjye zigiye kuba zaba impamo. Ubundi ni ukubera iki sinifuza ko umutindi yaza kuba yashyingirwa mu rugo rwanjye? Ntabwo nigeze mbyifuza, reka kuko ntabwo muhereza ibintu agaciro. Ntabwo nifuzaga ko umutindi yaza kuba yashyingirwa mu rugo rwanjye. Ubwo niko umukobwa yahagurutse arimo arabumva, nabyo akabyumva. Ibyo bari kumushinza ni ubujura, ni ubuhemu barimo baramushinza. Ariko umukobwa nyine yatangiye kuba yavuga ati nta kibazo, wenda reka nemere ko ndi impumyi, kuko ibi ngibi munkoresheje byakoreshwa n'impumyi, ariko ibi ngibi mumenye ko muzabyishyurira. Nanjye nubwo ngiye kuba nabishyura ibyo nemeye ntatwaye, ariko mumenye ko namwe ibi ngibi muzabyishyurira. Ndabibabwiye, ariko ngiye umenye ko ngiye kuba nakora divorce nawe, ngiye kuba nakora divorce nawe. Ndareta mubwira tejo cyangwa se ejo saa 4 uzaba uri ku biro, uzaba uri ku biro bya etat civile, aduhereze divorce wowe kamanyine. Ubwo niko yanamututse. Ariko igitutsi nyine amututse ni cya kindi nyine utabwira umwana wawe, kuko bimubwiye n'ubundi uwo mwana nta kintu waba umukoreye sibye ko igitutsi yamubwiye n'umukobwa nawe yari arimo aragenda arabyiyumvisha. Atangira kuba yavuga ati koko hari etat civile ni utanga divorce ra? Ubwo ni guverineri w'intara Kigali SMBS. Harya ninde mani? Eka nikomereza rya mama ni byihorera. Ubwo niko nyine umukobwa ese atangira kuba nyine yakigendera. Ese uyu nguyu uryamye wabyutse waki? Mwihangane, sorry munyihanganire, n'umuriro warugiye. Ubwo abandi basigaye barimo baraseka cyane, batangira kuba babireba, bakavuga ati dore umukobwa arabikoze. Ubwo nyine abasinyiyeho ko agomba kuzaba yabishyura miliyoni zigera muri 5 z'idolari niba ari buzikurehe. Ariko ejo bafite divorce. Ubwo ndi yatangiye kuba yavuga ati mama bino bintu bizakunda. Undi ati tuzi icecekere bizakunda. Ubwo hano nyine umuntu yagusinye yaguhaye impapuro, icyaba cyose isaha n'isaha azaba nyine yayishyura. Dore yahise akuramo kagakomo, atangira kuba yamubwira ati mama none se ntabwo kari kabuze, ntabwo kari kabuze. Mama we agaseka avuga ati kaburira he? Akabura ntikaboneke, ni nyina w'umuntu ibindi byose biraboneka. Kubera iki ngewe utabizi ko ngiye ntwika wa muntu we? Ubwo agatangira kuba yavuga ati none se imuhamagara garuka ahangaha, muhamagara garuke ko tukabonye. Ubwo agatangira kuba yavuga atari kuza ukuri ikigoryi. Ibyo ngibyo byose namara kuba yashyikira imitungo azaduhereza amafaranga. Undi agatangira atari kuza uko buryo urenze mama, igihungu ni ikigoryi, ni ikirima ari makira aho ngaho. Yatangiye kuba yavuga ati mama uri umunyabwenge, uri umunyabwenge, uri umuhatari mama, uzuko ibi bintu ntari mbizi. Ubwo niko bagiyeho nyine baraserebura, arimo arasereburana na mama we, arimo aramubwira ati ni umunyabwenge. Ubwo mama we nuko nguko nyine yicaye aho, hari umugabo waje ngo bibanza ari papa wabo. Yatangiye kuba yavuga ati none ndi kumva noneho nta mpamvu yo kuba nagira ubwo nyine yaje avuga ati mfite ubwoba, kuko ibyo wantumye nabibonye. Undi agatangira kuba yavuga ati iki wabibonye? Undi ati cyane nabibonye byose, nabicekinze cyangwa se nabisuzumye. Naje kuba nasanga ko ye family koko yabuze umukobwa mu myaka 20 ishize. Nabibonye ko yabuze umukobwa mu myaka 20 kandi barimo baramushaka bya nabi. Dore mama w'umukobwa yise none atangira kuba yavuga ati wow, urabibona ko miss ye none ubu ngubu ari umukobwa wo mu muryango w'abakire. Urimo urabyumva neza se? Ibyo ni ibintu rwose tugomba kuba twakora neza, gake gake pore pore. Ubwo nundi nabo bose ni ibigome biri aho ngaho biba byihurije hamwe. Ni itsinda ry'abagome, abagome.com, abagome Promax,
Dore nuko nguko basigaye barimo baraseka ati kabisa ibintu bigomba kuba byagenda neza cyane. Dore umugore ukuntu arimo araseka, ibintu nuko nguko birimo biragenda pore 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 pore. Tayari kano gakuru karatuje ariko kararyoshye gake gake. Yemwe mwabantu mwe mwari mwarabuze udukuru, kanda kuri subscribe ugumizeho nako hita uvaho utayikuraho. Dore umusore nuko nguko yaje atangira kuba yakidagadura, none atangira kuba yavuga ati wanga si yawe guturuka ubu ngubu noneho ubu nta buzima cyangwa se nta buzima bw'abakire cyangwa bwa gikire cyangwa bwa gisirimu ugomba kuba wabamo, kuko ibintu byawe byose birakurangiranye. Nturire kuko wenda kariya gakomo kuko wagatwaye wenda ikagiye kuba kagutungaho iminsi mike yunda gatangira tubuzima bwa gikire. Ibyo suri muravuga ni bwoko ki cyangwa ni ibiki? Dore tumaze imyaka 3 tubana cyangwa se twarakoze ubukwe, none byose birarangiye, ariko ubu nibwo ngiye kuba nakishima kuko nahoze ndi nk'umucakara mu rugo rw'iwanyu, nahoze ndi nk'umucakara mu rugo rw'iwanyu. Urabona ko ngiye kuba nakishima niyo nta kintu naba mfite, ngiye kuba nakishima mwamfashe nk'umukozi w'ikigoryi. Ariko ibintu byose namwe mumenye ko birangiye, ibintu byose birarangiye. Tayari urimo urambona, urimo uranyumva? Umukobwa nicyo kintu kirimo kiramushimisha, none agatangira ati we wifunga umutwe wikigira nk'umuhatari, ariko hagarika kwigira nk'umuhatari. Ubwo agatangira kuba yavuga ati rero nyuma y'ibi nta kongera kukubaha kuko sukira umugore wanjye. Ubu none ikintu kidutandukanyije ni izi mpapuro urajya usakuza nkwereka urupapuro warubonye. Ubu ni ukuvuga ngo sinkajye mpurira nawe ahantu ndi, ntukajye uhagera. Urimo uranyumva neza? Aho uzajya unsanga ujye uhita ugendera kure yanjye. Urimo urabyumva? N'umukobwa nawe agatangira kuba yavuga ati nta kibazo, ibyo rwose mbibitse mu bitekerezo rero sinzongera no kuba nakandagiza ikirenge mu nzu ya zanga, ntabwo nzongera kuba nahagaruka. Ibyo byo rwose kuko nari ndambiye kuba naba umucakara. Urumva umucakara nyine, uyu mucakara yabonye akanya akagenda yagaruka gute? Undi agatangira ati we ariko utazagenda uvuga ngo we wabaye umucakara, icecekere. Dore nuko nguko nyine basigaye aho, ariko bakiraho ngaho hari akamodoka kaje gake gake nka kamwe kanjye gake gake. Tayari dore nuko nguko kahise kaparika pore pore gake gake gake. Dore uwavuyemo ni wa mukobwa twabonye barimo baraca inyuma. Niba murimo murabyibuka neza dutangira, hari umukobwa wari urimo urahatwika ndetse n'uriya zanga ibahatwika cyane. Dore nuko nguko yatangiye kuba yamubwira ati jawe yewe jiyawo. Ariko umugore nubwo nyine bakoze divorce, buriya aho iminsi yaciye, iminsi y'urukundo aho yanyuze ntabwo haca urwango, nabwo nyine haba kakirimo. Dore umukobwa nuko nguko yatangiye kuba yavuga ati none se ko mbona wahamagaye ikwanga cyangwa aho ngo nukubira iki? Yahise atangira kuba yamubwira ati sinamuhamagaye, ikintu cyari cyamuzanya no gukora divorce. Rero guturuka uno munsi urumva ko amarembo afunguye, tugiye kuba twabaho turi kumwe, ibintu bikaba byiza, njye nawe rwose tugakurura urukundo. Ahubwo dore akantu nari nkuzaniye, dore ngarakura mwiki mwabantu mwe, dore kubuntu ukuntu ababaza undi. Dore ibintu arimo arakorera imbere y'umugore we bamaje kuba batandukana. Dore ngaramuzanira impeta, iyi ni impeta irimo yatangiye kuba yavuga ati jawe akira basi se wankingirwa. Ndebera dore hano ibintu birimo birabera ahangaha ngo yamushyingirwa kandi bamaje kuba bakora divorce n'umugore we. Undi yatangiye kuba yavuga ati kano ni gatoya cyane, akangaka ntikanshitura, ni gatoya cyane. Yewe sinakambara ku ntoki zanjye ihatariho diyama. Ibyo ngibyo byo wapi ni gute nagenda ntereka abantu rwose basi nk'impeta 5 ku kaboko huzuyeho diyama? Nibwo abantu bahita bavuga ko ati bino bintu ni iby'agaciro. Undi yatangiye kuba yatekereza ati sura umukobwa iko mbona ari ikigoryi. Ubwo niko umugabo nyine yatangiye kuba yatekereza mu bitekerezo ati kino gikobwa ko mbona ari ikigoryi. Ariko reka ndeke kubitekerezaho kuko ntago bimbabaje, n'ubundi ibi ngibi nzabigaruza. Unyumvire nyine ukuntu atangiye kuba yavuga, agatangira ati ndaza kuba nabikugurira mon bebe shushu be, ikibebe z'icyuma cyanjye ndaza kuba nabikugurira kandi bihenze, noneho binini cyane, hariho na diyama nini cyane. Umukobwa arimo arabyumva agatangira ati ahubwo ndaza kuba nakugurira 10, ndakugurira 10 kubw'izo mpamvu. Umusore niko yahise atangira kuba yavuga ati twagenda.
twagenda, tayari, dore niko bahise batangira kuba bamwenyura bagasekamo, bahise berekera baragenda, ariko urimo urabareba dore nuko nguko arimo arabirebera, nta kintu na kimwe yavuga, nta n'ikintu na kimwe yakora, usibye kuba yabirebesha ijisho gusa, akipowera akituriza. Tayari abandi bahise bajya mu modoka, ariko umukobwa arababaye my friends, dore cya kigabo cy'ikigoryi ngo kirahita gitangira no kuba cyapepera umukobwa, ikimusezera hano yabirimo aramurisha akabu yarakamurishije bahita banigendera. Dore umukobwa nuko nguko yasigaye aho ngaho arimo aritekerezaho, akavuga ati se ibi ni ibiki, ariko nta birenze, mwa bantu mwe baba rucanye inyuma umwe. Ubwo nyine ni kwa kundi ushobora kuvuga ati barucanye inyuma, niko yabise. Ariko umukobwa hagati aho ngaho nyine mu gihe arimo aragenda yitegereza ko amaje kuba yatandukana n'umugabo we, agatangira kuba yavuga ati noneho nyuma na nyuma hanga si yawo, ngiye kuba nabaho ndumwe cyangwa se nigenga, nta kibazo na gitoya mfite, ibintu byose bimeze neza, ngiye kuba nabaho nigenga, mbeho ubuzima bwiza, ibintu ndabona bigiye kuba byaba byiza. Umukobwa nicyo kintu arimo aravuga, ngo ubuzima cyangwa se ibintu bigiye kuba byaba byiza, nta muntu n'umwe untoteza umvuga nabi, ibintu bigiye kuba byaba byiza. Umukobwa niko arimo aragenda, ariko aho ngaho hari imodoka iraha inyuma yiwe. Umukobwa arimo aragenda yivugisha ukuntu ubuzima bwe bugiye kuba bwahinduka bukaba bwiza, kubera ko araba ari wenyine, ibintu bigomba kuba byaba byiza. Dore akiri aho ngaho tayari, dore hari imodoka yaparitse impande yiwe, irimo iraza gake irangije ihita iparika. Tayari aho ngaho ubwo nta wundi muntu wavuyemo, havuyemo wa mugabo umeze nk'aho arimo arashaka wa mukobwa uturuka mu muryango wa ye. Ibyo nibyo bintu nakubwira. Dore umukobwa nawe arategereje, dore wa mugabo yaraje atangira kuba yavuga ati yewe misi wisi, nyuma na nyuma ndakubonye. Tayari nicyo kintu yahise atangira kuba yavuga. Umukobwa nawe aravuga ati iki, uyu se urimo uranshaka ninde, cyangwa se nyuma na nyuma mbonye uyu ninde, aturuka hakomoka he? Dore umukobwa niko kuntu yamurebye, aramwitegereza atangira kuba yakibaza ati se uyu muntu huyu ni nani, huyu ninde. Umukobwa nta bintu byinshi, bahise bamujyana, ariko hari aho bamuzanye, nta magambo menshi barimo baramubwira. Umukobwa nawe yaje atangira kuba yareba aho ari kwinjirira, aho arimo araca nyine yinjira, akareba akavuga ati ye baba we, ni ibwami ndimo ndaza se? Cyangwa umugabo nawe akamubwira ati ni karibu mabuja, ni karibu, reka nkubwira ati inshuti yanjye, ese ukoze kuri subscribe waba iki? Nta na gitoya, ese itegeko gakandeho. Inkuru y'uyu munsi byo ni uburyohe, reba neza niba ukoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona, iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Dore umukobwa niko yageze ibwami, nako yageze mu nzu aho ngaho, atangira kuba yahabona nk'ibwami, akareba kararanganya amaso ahantu hose, bikamushimisha. Hari aho bamuzanye nyine, wa mugabo nawe byamushimishije, ariko ikimushimishe twe turakizi. Yatangiye kuba yamubwira turakaza neza mu rugo misi, urakaza neza hano mu rugo misi we. Ubwo niko nyine yatangiye no kuba yamuhereza icyubahiro, hano umuntu aba akubashye cyane. Umukobwa nawe byaramutunguye kubona barimo baramuhereza icyubahiro nk'iki ngiki, akibaza ati se aba bantu ubu ntibanyibeshyeho, uyu muntu ubu ngubu ntiyanyibeshyeho? Ariko yatangiye kuba yamubwaza ati se ubundi wowe urinde wa mugabo we, ngiye ko ntigeze mbimenya, ese ubundi uri seriye wa mugabo we? Umukobwa nyine yatangiye kuba yakibaza ati se uri muntu nyabaki? Ngewe yewe sinturuka mu muryango ukomeye, sinturuka n'ahantu harenze, ahubwo hano hantu nzanye muri no famiye family, iyaba basi ndi n'umukobwa nanjye wa hano byanshimisha. Nyumvira umukobwa icyifuza ahise avuga, akimara kuba yahagera ati basi niyo naba ndi umukobwa wo muri family nanjye. Undi atangira kuba yamubwira ati yewe misi we, ibyo uvuze rwose, ese waba waragerageje kuba wakipimisha amaraso, cyangwa se waba waragerageje kuba wamenya amaraso yawe cyangwa kwipimisha amaraso? Icyo nicyo kintu umugabo yamubajije. Umukobwa akibaza ati se uyu nguyu ibi barimo arambaza ni ibiki, cyangwa se gutarimo arambaza bino bintu? Undi agatangira kuba yasuka aratuje, cyangwa se ari pose, agatangira kuba yavuga ati rero niba waragerageje kuba wajya ku bitaro bya family, cyangwa se niba waragerageje kuba wabikora, nawe waba uvuka mu muryango wa kuko DNA test zagaragaje ko mufite ahantu muhuriye, cyangwa se bino bintu muhuye.
nawe waba uturuka mu muryango wa ye. Umukobwa atekagira inkuru atangira kuba yareba atiki ibyo se bisobanuye iki cyangwa se ibyo ngibyo ni ibiki? Ibyo urimo urambwira byaba ari ibiki? Dore umukobwa niko yatangiye kuba yararanganya amaso ahantu hose, agatangira ati igitangaza. Ibi se bishoboka gute? Ni igitangaza ni ukuri. Dore umukobwa niko yatangiye kuba yavuga ati ni igitangaza. Umugabo nawe agatangira ati wewe ibyo ngibyo niba wibuka neza reka mbanza nkubwire wa mukobwa we, kuko ibintu birimo biragaragaza kuri uwo mukobwa wo mu muryango wari ufite n'akantu k'akamarike ku kaboko k'iburyo. Umukobwa niko yarebye atangira kuba yavuga ati uzuka ari byo, uzuka ari byo. Dore umukobwa niko batangiye kuba bamubwira ati yero ibyo ngibyo nicyo kintu nakubwira muri kano kanya, uturuka mu muryango wa ye. Umukobwa barayimufashe cyangwa se bahise bamubwira ati rero ukaba rero ari wowe Yesini, nawe uturuka mu muryango wa ye. Ubwo niko umukobwa wihise babimubwira ko nyine ubwo ni kwa kundi umwana nyine avuka cyangwa se yaba yaravutse bakamwita izina cyangwa se bakaba baranamushimuse, tuzaba twabimenya, ariko nyine bari baramwise ka Yesini. Ubwo ndi yarabirebye atangira kuba yavuga ati koko niba koko ibyo urimo uravuga naba ndi Yesini, dore nako kamari kuri muravuga, dore ngaka, dore niba nyine reka tukite nk'akabibi. Ubwo niko yavukanye undi yatangiye kuba yavuga ati none se ababyeyi banjye ibimeze gute cyangwa se bari hehe? Umugabo nuko nguko yarebye atangira kuba yamubwira ati yewe madamu we, reka mba nakubwira ati bosi cyangwa se bosi arwariye mu mahanga, yagiye kuba yakitabwaho mu mahanga, ariko azaba yagaruka vuba, ntago azatinda, yagiye mu mahanga kuba yakitabwaho. Ubwo nyine hari uwo yita bosi we niwe wagiye mu mahanga kuba yakitabwaho, ariko yatangiye kuba yavuga ati nanjye ndumva ntagumya ntegereje igihe azazira, ndumva twakagiye nko kuba twamureba nuko bitakunda, kuko nshaka kuba namubwira inkuru nziza, nawe azishimira kuba yakubona, igihe azaba yakubonye nawe azabyishimira. Umukobwa yarishimye, undi nawe atangira kuba yamubwira ati rero ikindi kintu nacyo nakubwira nuko madamu nawe atameze neza. Ubwo niba bosi we niba ari umugore niba ari umugabo, niba bose bagihari simbizi, papa we n'uw'umukobwa na mama we simbizi, tuzaba twabimenya, ariko yatangiye kuba yavuga ati madamu nawe arimo aramwitaho. Umukobwa nawe yarabyumvishije, ariko ngenekereje muri make nyine ubwo ngubwo arimo aravuga ngo bosi we ubwo ni umugabo, madamu we nawe akaba arimo aramwitaho mu mahanga. Umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati none se ibyo bintu urimo uravuga koko nibyo? Ariko nizere ko bazagaruka n'ubundi, nizere ko bazagaruka cyangwa se azagaruka. Umukobwa niko yahise atangira kuba yavuga ati ndimo ndumva ko ibintu bigiye kuba byaba byiza, ibintu birimo biragenda biba were, ibintu bigiye kuba byaba byiza. N'umugabo nawe agatangira ati kabisa kweri niko bimeze. Umugabo nuko nguko yarebye, umukobwa nawe disi ikintu kirimo kiramutungura nukuntu ibintu birimo biragenda gutya. Yatangiye kuba yatekereza mu mutima ati se ngiye kuba nava umwana wo mu muryango ukize cyane, ngiye kuba nanjye naba umuntu wo mu muryango ukize cyane. Umugabo ariko yahise atangira kuba yamubwira ati yewe mukobwa ntugire ibitekerezo byinshi, ndaza kuba nakwitaho, niba ukeneye kuba wagira ikintu na kimwe ukeneye umbwire, ariko umenye ko ejo uzagenda kuba nawe wakitoza kuba wajya mu kazi. Ejo nzaguhuza cyangwa se uzajya ku kazi uzahura na manager abe yakwitoza cyangwa se yagufasha neza kuba wakitoreza kuba umuntu nyine wo muri company, nawe ugatangira akazi. Umukobwa nawe ibintu birimo biramutungura, yatangiye kuba yavuga ati none se ntabwo twajyana? Niba nta kibazo ntabwo twazajyana. Umukobwa nyine yatangiye kuba yabaza umugabo niba bazajyana kuri company, kuko umukobwa nyine ubu ngubu akazi aragatangiye. Ikiwabo yatangiye kuba yavuga ati nukuri urakoze, ngiye kuba ndi hanze mbe nidagadura cyangwa nigaragura, nta birenze, urakoze cyane kubw'inama cyangwa se kubw'aya makuru mpaye. Undi akamubwira ati nta ribi, icyo uri buze kuba wakenera cyose uze kuba wambwira mukobwa, nta ribi, icyo ukenera cyose uze kuba wambwira. Dore umukobwa agatwenge ku maso, gake yatangiye kuba yatwenga, ukabona ko ibintu birimo biramushimisha, ibintu birimo biragenda neza. Dore ukuntu yatangiye kuba yareba, akavuga ati wow, ibintu birimo biragenda biba byiza. Gake tayari umukobwa nuko nguko nyine birimo biramushimisha. Ubwo bakatwereka mu gitondo yaje ku gaskuta ke cyangwa se akamoto kiwe, yatangiye kuba yavuga ati nyuma
ngiye kuba nanjye naba umuntu wahatari cyangwa se wadanji. Akiri aho ngaho hari akamodoka kahise kahagera, gake gake kari kamugonze. Umukobwa yaravuze ati se uyu ninde ugonga nyiri kampani nyine? Mu mutima ni karimo aravuga ubwo dore hari uwavuyemo n'agakweto gashinze, inshinga bushinzi dore nuko nguko azambaye tayari. Gake gake umukobwa uvuyemo mwamubonye ni Jiao. Gake gake yaje muri aramubwira ati niko yewe si yawe wanga si yawe bimeze gute? Undi atangira kuba yavuga ati bite byawe ahubwo wowe urimo urambaza iki? Undi agatangira kuba yamubwira ati se nawe wapurayinze cyangwa uri hano wapurayinze kuba wakora hano muri no kampani ya ye? Mbwira wapurayinze kuba wakorera hano? Nyumvira ikintu nyine aje amubaza, ntago abizi ko uyu nguyu ari umukobwa wa hano, ahubwo yaje arimo aramubaza ati wapurayinze kuba wakora hano? Undi agatangira ati uvuze? Undi agatangira kuba yamubwira ati ndimo ndakubaza ati waba warapurayingiye hano kuba wakora akazi muri no kampani ya ye? Mbwira. Umukobwa ariko akabanza akanikora ku musatsi, yatangiye kuba yamubwira ati mbabarire ngiye ndi hano muri stage cyangwa se naje kuba nakora stage ahangaha, ntago napurayinze kuba nakora akazi, munyihanganire n'ukuri ngewe ndi hano muri stage, naje kuba nakora stage. Undi yatangiye kuba yamuseka, agatangira kuba yamubwira ati none narinzi ngo watangiye akazi kumbi nawe waje mu bintu bya stage? Undi ati cyane hano ndi muri stage mu bintu bya design cyangwa byo kudesigninga utuntu, reka tubifate nko gutaka nyine. Undi agatangira kuba yamubwira ati wanga si yawe, none se ko mbona urimo uragaragara gutyo mu kiganza cyawe ko mbona nta kintu kirimo, cyangwa waryamye urabyibagirwa? Undi yatangiye nyine ubwo ngubwo ni nko kumubwira ati ko mbona nta mpeta irimo, waryamye urabyibagirwa? Ni nko kumushinyagura kuko ejo bakoze divorce n'umugabo we. Undi nyine atangira kuba yamubwira ati none waba waryamye ukabyibagirwa kuba wayambara none? Umukobwa agatangira kuba yamubwira ati cyane nk'uko urimo urabivuga, none se we basi waba wasize ururimi rwawe aho waruri? Nakubwira ati rucunge kuko ushobora kuba waryamye ugafata ururimi rutari urwawe. Niba hari undi muntu mwari muraranye mushobora kuba mwaguranye ukazana ururimi rutari urwawe, icunga ururimi rwawe. Undi yahise amubwira ati we gute watinyuka kumbwira gutya? Agiye kumukubita yahise amubwira ati we gasopo egezwayo mbesire. Ariko uno mukobwa afite akarimi gatyaye cyangwa se afite ukuntu aguserereza. Aramubajije ati se basi wowe ntushobora kuba wari undi muntu mwararanye ugabyuka ugahita wambara ururimi rutari urwawe akaba ari rwo wazanye? Undi yahise atangira kuba yamubwira ati mva mbanze nkubwire wa mukobwa we, reka nkuburire ntiwongere kuba wamenyera, uranyumva neza? Ntiwongere kuba wamenyera, ngenda kwiyamye nguhaye gasopo. Atangira kuba yamubwira ati si yawe wanga we, ariko we reka mbanze nkubwire ati ngenda kwanga, ikirenzeho nagutwaye n'umugabo. Urimo uranyumva neza? Ndakurenze ngewe sinkina simbaho, yewe ibyo byose ubyumve neza, ngewe simbaho, ndakurenze nagutwaye umugabo. Rero ikintu ngiye nakubwira nuko udakwiriye ziyanga hongo, ntago umukwiriye wowe, ntago umudizavinga, ntago wowe umukwiriye. Undi agatangira ati iki? Nk'uko bivuze ni wowe muntu mukwiranye kuko uri mwiza kuri we nawe akaba mwiza kuri wowe. Ariko ndagira ngo mbe nakubwira ati igihe kizakubwira mukobwa, iturize yicarire wirebere. Ariko ngewe ikintu nakubwira we nawe mbifurije ibyiza, mbifurije kuzarambana ubuzima bwiza muri kumwe, nicyo kintu nabifuriza. Ubundi nuzahura n'umuntu wagutwaye umugabo cyangwa se umugore, uzamwifuriza kuzagira ihirwe. Agiye kugenda yahise atangira kuba yamubwira ati niko si yawe wanga we, gute watinyuka kuba wambwira ibintu nk'ibyo ngewe uranyifuriza ihirwe nkandi? Tayari dore niko batangiye kuba bagundagurana. Aho hari uwahise ahagera atangira kuba yavuga ati mwembi murimo murakora ibiki? Ibingibi ni ibiki murimo? Mpamagara abasekirite se ibaze babatimbagure, mwebwe babanze babafungire nko mu cyumba babatimbagure babahondagure. Umukobwa niko yahise atangira kuba yareba, agatangira ati manager we, ngewe rero ndi hano noherejwe na Sini Ruwo. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yamubwira ati ngiye banyita hoya, ahubwo yatangiye kuba yavuga ati banyita ye Sinu, nkaba ndi hano muri stage. Undi nawe yahise atangira kuba yavuga ati nanjye ndi hano muri stage. Umukobwa yatangiye kuba yakoresha ka kazina yakoreshaga akiri umwana. Ubwo nyine ni Sini, ubwo nyine tayari Sini. Umugabo ariko yaritegereje aritegereza neza, atangira kuba yareba moto
iparitse aho ngaho akareba n'imodoka akatangira kuba yareba akavuga ati akabitegereza akavuga ati hano bavuze ko wa mu minsi uwo muri ye yabonetse agiye kuba yatangira kuba yaza gukorera hano muri groupe cyangwa muri kampani yacu, muri no kampani. Ubwo rero yatangiye kuba yavuga ati rero niba ari ibyo ashobore kuba ari we waje gutangira muri stage. Ubwo niko yitegereje abona ukuntu bose bari kukifungo gake gake, yatangiye kuba yavuga ati none umukobwa wambaye imyenda nk'iyi ngiyi irenze akaba afite n'imodoka ye kataraboneka, bisobanuye ko ari we. Uyu nguyu niwe rwose, dore ntago nibeshye, nta gushidikanya, uyu nguyu niwe. Unyumvire, dore igipanci, dore ikigoryi, ahubwo cyatangiye kuba cyakitiranya ibintu. Uyu mukobwa niwe uturuka mu muryango waye, yatangiye kuba yamubwira ati misi ye koko se ni ibya nyabyo? Undi ati cyane. Undi nawe atangira kuba yavuga ati ndi hano nka manager, none se basi hari ikintu nabafasha cyangwa se hari ikintu mukeneye? Ubwo niko nyine yatangiye kuba yacinya inkoro, ariko undi nawe akabyitegereza. Ikigabo cyagiyeho kiravugishwa gitangira kuba cyavuga ati niba hari ikintu ukeneye ko nagufasha n'ukuri wambwira nkagufasha, hari ikintu ukeneye? Umukobwa n'agasuzuguro, dore no gutangira kuba yabyimba, yumvishe ko byaba iturufu, agatangira kuba yamubwira ati n'ukuri ibyo ndimo ndakubwira wambwira nta ribi, wambwira nta kibazo. Ubwo nyumvire, dore umugabo nuko nguko yatangiye kuba yacinya inkoro, yatangiye kuba yakitiranya ibintu. Tayari ntibyatinze, ubwo niko umukobwa nyine batangiye kuba bakipresenta ati ngiye banyita Sini nkaba ngiye nkora mu bintu bya fashion design, akaba ari byo nje kuba nakihuguramo hano muri ino stage. Ubwo niko yatangiye kuba yakipresenta abantu bose bari aha ngaha, ariko yatangiye kuba yababwira ati ngiye munyite Sini ntariba, akabapepera abandi ati ariko uyu nguyu arimo aratubwira ibiki, waretse kudutesha umwanya? Ubwo niko yasigaye yipepera, yabuze n'umusubiza, ariko abandi bagatangira kuba bavuga ati widutera isesemi. Ubwo niko n'undi yatangiye kuba yavuga ati reba ariko ukuntu ari ikigoryi, icyo bintu kirifata kikihindura izina, kikiyita izina ritanajyanye basi niyarihina. Ubwo nyine yagize ngo ahinduye izina, undi yatangiye kuba yamubwira ati jawe, none se kubera icyo utari muri presente imbere y'abandi bantu bose, ipresente nawe bakubone, dore gutangira kuba yakisetsa, ariko mujye mumenya no kuba mwakiyoberanya. Yatangiye kuba yakisetsa, agatangira ati yemwe banyita jawo, nkaba nanjye ndi hano muri ino, nkaba narasoreje muri university ya Canberra, nkaba nanjye ndi hano mu bintu bya fashion designing, nanjye rwose nkaba ndi hano muri stage. Tukaba tugomba kuba twakorana hano cyangwa tukaba turi kumwe. Hari ibirenze se? Dore umukobwa nyine yari presence gake gake, tayari amaje kuba yakipresenta asubira inyuma. Abandi nabo batangira kuba bavuga ati niko hari abatumije si ibintu hano. Ubwo niko umukobwa yise atangira kuba yavuga ati zana ninjye wabitumije. Umukobwa nyine yari yanatumije n'utuntu, yatangiye kuba yareba akitegereza babandi bose akavuga ati none nifuzaga ko buri umwe hangaha basi namufatira agakofi kugira ngo tuzatangirane akazi twese tumeranye neza. Nukuri ngiye buriya nkunda abantu. Umukobwa nyine yatangiye kuba yakipresenta ngo abatumirije agakofi, bose ati reka dukomera amashyi jawo kuko ni umuntu wahatari cyane, dore gutangira kumukomera amashyi bakanamushimira cyane, turakoze jawe, urakoze cyane jawo. Nyine ni wa muntu uzi kuba yakipresenta. Abandi dore ni ugutangira kuba bashajwa, jawo barimo arikubita ikirungo, abandi bagatangira ati we wabyumvishije ngo umukobwa wa hano muri ye ngagiye kuba yatangira uyu munsi kuba natwe yatwiyungaho, agatangira kuba yakora hano nawe nyine ngo agatangira kuba yakora muri kampani. Ibyo bintu wabyumvishije se? Dore nuko nguko nyine nawe arimo arahindukira, abandi bagatangira ati se koko ni ibyanya by'ibyo bintu uvuze we, cyangwa urimo urabeshya? None se ubwo ntibyaba bishoboka ko yaba turimo turakorana hano muri ni department yacu, tukaba turimo turakorana aha ngaha? Dore nuko nguko nyine jawo nawe arimo arabyumva. Ubwo agatangira kuba yavuga ati ye baba we, ngiye mumenye n'ukuri nahita mpinduka inshuti nawe, kuko urumva ko ibyahita binyorohera, bazananzamura mu kazi bakanshyira hejuru cyane. Abandi nabatiza uko ari byo we, ibyo bintu ni ibya nyabyo. Undi yabikubise mu gutwi, yahindukiye utyo yabikubise mu gutwi, atangira kuba yareba akabatangira ati ye ninde wababwiye ngo mugumye muvugira hejuru cyane, muzi ko nabirukana? Nyumvira umukobwa, nyumvira
yahise ahindukira avuga ati niko muzi ko njye nabirukana kuko abumvishije nyine barimo barabivuga ko hari umukobwa wo muri ye ugiye kuba yaza hano gukorera aha. Dore mwenyewe yarahindukiye undi atangira kuba yavuga ati neko nuzi ko nabirukana. Abandi batangiye kuba bavuga ati none se ni wowe koko jawe ni we muzungura wa kampani cyangwa se w'ira famiye? Undi yahise amubwira ati bigumiza ari ibanga wisakuza cyane, ntabwo nshaka ko buri umwe abimenya, sinshaka ko abantu babimenya. Dore umukobwa nuko nguko yahindukiye, nyirubwite nuko nguko yahindukiye arabyumva nyine ko barimo baramwiyitirira. Yahise atangira kuba yavuga ati yewe jawe urimo uritwara nk'utari we, urimo urashaka kuba wakiyitirira ibitari ibyawe. Dore nyine niko umukobwa yatangiye kuba yavuga turi muri yitirira ibitari ibyawe tayari. Dore nuko nguko umukobwa nyine atangiye kuba yareba agatangira kuba yavuga ati ibingibi ntabwo biri buze kuba byaguhira nshuti, reka ntabwo biri buze kuba byaguhira. Kwigira ukunzwe udakunzwe nta kintu byaza kuba byakumarira. Umukobwa nicyo kintu arimo aravuga. Inshuti yanjye ese ubundi twagasoreje ahangaha? Reba neza niba warakoze kuri subscribe, reka tugakomeze sha. Niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Ubwo niko amahugurwa nyine yakomeje. Undi agatangira kuba yavuga ati rero ngiye banyita Mr. Wamurera, nkaba nanjye ubu ngubu mpagarariye cyangwa se nanjye nyine inshinzwe ibintu bya design ya ye family. Rero nkaba ngewe ndi ku gasongero, nkaba ngiye kuba nabafasha kuba twahugurana tukaba twakiga ibintu by'ingenzi kabisa ku buryo twakita ku bakiriya tugakora style za danje ku buryo dukurura abakiriya. Ibyo nibyo bintu rero hano tugiye kuba twakiga. Ubwo undi nawe yatangiye kuba yavuga ati yewe manager gawo nukuri kabisa ngewe nishimiye kuba nabiyungaho kuko ngiye mfite projet ya hatari nari ndimo ndigaho. Undi agatangira kuba yavuga ati ibyo bintu byaba ari byiza kabisa, icyo gitekerezo cyawe ni kabisa, ni hatari kirakubiye kirarenze nirurangiza. Ubwo agatangira kuba yavuga ati murimo murabyumva neza mwebwe muri aha mwese, uyu mukobwa akabarusha n'ubwenge, umuntu wese ufite projet urumva ko ari hejuru cyane. Ubwo rero nidusanga projet yiwe iri hejuru cyane, urumva ko izatangira akazi cyangwa izatangira kuba yakorwa n'umukobwa. Nawe agatangira kuba yavuga ati ariko ngewe n'ikintu nabakorera nabahitiramwe amabara abakiriya bazakunda. Kuri iyo projet yiwe nazabahitiramwe amabara abakiriya bazakunda. N'undi nawe agatangira kuba yabyumva ati none se hari umuntu wari ukubajije ibyo bintu hano muri iri tsinda cyangwa se gutya twese turi hano, hari umuntu wegeze ubikubaza ibyo ngibyo? Umukobwa nyine niko kintu bamubwiye, akamubwira ati ujye ubaseriye ariko ntabwo ukiri umwana wo gutangira kujajwa, ujye usubizwa ibintu wabajijwe, ntugasubizwe ibyo utabajijwe, ujye umyaho weretswe. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati ariko ibyo ngibyo byari bitumye twibagirwa ikibazo wari ubajije. Ibyo ngibyo rero kubera kwishyannutse wari utumye twibagirwa ikibazo jawe yari atubajije. Dore umukobwa bagatangira kuba bamuzibisha, bakamubwira turimo urabyumva neza ntuzongere kuba wanya aho uteretswe. Rero reka dukomeze ibintu byose tugomba kuba twakora, ibintu tugomba kuba twakora, projet tugomba kuba twakora nuko mu gihe yaba yashaje igomba kuba yasimbuzwa cyangwa se ikaba yakitabwaho. Nicyo kintu tugomba kuba twakigaho kuri projet yacu. Ubwo nyine abandi barimo bariga ibintu byose babimeze neza. Ubwo undi yahise atangira kuba yavuga ati mugende mubitekerezeho, rero inama irangiriye ahangaha, ibintu byacu nuko nguko birangiye, tuzaba twakomeza musubire mu byanyu. Tayari dore niko bahise basubira mu byabo gake. Ariko nyine umukobwa arimo aratanga igitekerezo, bakamubwira ati wejye urnyaho weretswe. Undi nuko nguko yaje kuba yakicara agatangira kuba yavuga ati none si ibi bintu ubundi ndabikoraho iki ko mbona binaguyira. Ubwo arimo aribaza, ariko akiri aho ngaho dore hari agakobwa kahise gatangira kuba kavuga ati jawe nukuri ndaza kuba nabigufasha niba byagucanze. Undi ati ye byanyabyo, atakira rwose bimfashe, akira bimfashe kandi urakoze cyane kuba urimo uranyitaho. Umukobwa nyine yatangiye kuba yakundwa nka za nyanya z'ikimene. Abakobwa bose nyine batangiye kuba bagera ngo baziranye n'umuntu uturuka mu muryango wa ye. Nawe yatangiye kuba yabikiniramo, ahita afata n'agakapu ahita avuga ati ngewe nta mpamvu yo kuba nakinaniza. Yahise ahaguruka aragenda gake tayari niko yahagurutse aragenda. Ariko abandi batangiye kuba bavuga ati wowe tugomba kuba twakwitaho,
dore niko yagiye, undi yicariye aho ngaho ye, cyangwa se Yesini, iryo ni izina yitwaga akiri mutoya. Ubwo dore nuko nguko yatangiye kuba yakicarira gake gake, ibintu ubona ko bimeze neza. Wa mukobwa bahaye akazi yatangiye kuba yakebuka akareba, undi nawe yatangiye kuba yavuga ati ndarangije, reka mbanze njye kuba nakirira, reka mbe najya kwirira, ndumva nsoje akazi kanjye, ndagafiningije cyangwa se ndagasojeje. Dore wa mukobwa wishanukije ngo akazi aragakora. Undi nawe dore disi barimo barakorana yatangiye kuba yamubwira ati kabisa niba uri umunyabwenge ukaba usoje uvuze neza, reka tujye kuba twakirira. Dore wa mukobwa yatangiye kuba yamubwira ati yewe we Miss Jawo, ibi ngibi rwose yavuze ngo ugomba kuba wabikora, urimo urabyumva, kandi ubikore vuba vuba, akira fatwa akira bino bintu bya Miss Jawo, ugomba kuba wabikora cyangwa se ukabikoraho. Umukobwa niko kuntu yatangiye kuba yareba, batangiye kuba bamumenyera. Icyo batazi nuko ahubwo ari we mukobwa uturuka muri no famiye, batangiye kuba bamumenyera gake gake. Yatangiye kuba yamubwira ati niko ibyo ngibyo nibikureba, njye akazi kanjye ndagafite, ntabwo mfite kuba nakora akazi kiwe, ibyo ngibyo bigumishe mu mutwe ngewe, reka akazi kanjye ndagafite, si ngombwa kuba nakora akazi katarakanjye. Ndagatangira kuba yavuga ati none uriya mukobwa arakurenze, wishaka kuba wakigira nk'umuntu urenze. Uriya mukobwa ugomba kuba wajya hasi, ukajya hasi urimo urumva, yewe Sini we, ntabwo ugomba kuba wasunika amahirwe yawe, ugomba kuba wakora ibintu byose akubwiye kugira ngo umwiyegereze. Icyo atazi nuko banaziranye, icyo batazi bano nuko nyine banaziranye. Undi agatangira kuba yavuga ati niba ushaka ko ngewe niyegereza Jawo, ayo ntago ari amahirwe, ni njye wakabyihitiriyemo, ntago ari ngewe wakaje nyine umfata ngo ngewe ngo ntago. Aramubwiye nyine ngo ntago ari we wakampitiyemo, ngomba kuba nabyihitiramo. Ndamutse mbona ari ibyanyabyo agiye kugenda. Uri yaramubwiye ati ariko ni gute wakigira umuhatari cyangwa se wakigira umunyabwenge? Ni gute wakigira umunyabwenge? Dore manager nawe nuko nguko yaje, abandi barimo baratongana. Tayari dore wa mugabo nuko yaje, bamwita Bataye. Bahise batangira ko bavuga ati dore Batari hano, muve mu nzira, Batari hano. Gake gake Bata nuko nguko yaje, yatangiye kuba yamubwira ati yewe ngiye manager. Abandi nyine batangiye kuba bavuga ati manager we, none se Bata ko yaramaze igihe atagera ahangaha, Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati rero Bata yarari ahangaha kugira ngo abereke chairman cyangwa se umukozi nyine, umuyobozi wa hano mushyashya uri hano, nibyo yaraje kuba yabagaragariza. Ubwo niko abandi batangiye kuba bavuga ati none se chairman ari hehe ngo dutangire tumwiteho, kari n'umuzungura ari hehe? Icyo batazi nuko ari ahangaha. Dore Bata nuko nguko arimo arareba, bagatangira ati Bata mutubwira. Umukobwa ariko akazunguza umutwe ati reka wibivuga. Abandi bakamubwira ati nukuri tubwire, dushaka kuba twabimenya, dushaka kuba twamumenya, nukuri mutubwire. Dore umugabo agatangira kuba yavuga cyangwa se kuba yareba. Yatangiye kuba yavuga ati none ikintu nakababwiye nuko nyine mugomba kuba mwakora akazi neza. Uyu mukobwa harya se mushyashyara, mumufate neza, akazi mumwigishe ukuntu ibintu bikorwa, ibintu byose mumurabure. Umukobwa nawe nyine niko yatangiye kuba yavuga ati kabisa ibintu urimo uravuga niko bimeze, kandi kampani nayikunze, ahantu nahakunze, ibintu byose bimeze neza, nabikunze. Umukobwa ariko ntago bavuze ko ari we chairman wa hano, cyangwa se nyine umuntu ugiye kuba yaza hano mu kazi agahita ayobora. Ubwo niko baje bareba ya madokima bano bakozi bataye. Bata niko yise atangira kuba yaza kuba yayafata gake gake, tayari. Ubwo niko yarebye ayo madokima, atangira kuba yayitegereza, agatangira kuba yavuga ati none se ninde urimo urakora kano kazi, ninde urimo uragakora, cyangwa se ninde wari urimo uragakora? Ko mbona atazi kuba yahereza akazi umwanya. N'undi agatangira ati rwose mutwihanganire, ibintu biraza kuba byakorwa, mutwihanganire. Ubwo niko yise afata ya madokima ahita amubwira atakira ubyiteho bino bintu, ubyiteho neza. Umugabo nyine ntago yavuze ibintu byinshi, kandi bira ni ibya Jawo. Undi nawe yatangiye kuba yavuga ati ubyiteho. Akagabo ko ka manager ko gafite umunwa, kubera nyine kabonye uri hejuru yaje hano muri company, ikatangiye kuba kavuga, kakavuga cyane atakaze hano kameze neza rwose, ibintu biragenda. Umukobwa nawe yatangiye kuba yavuga ati kabisa ibintu byose bimeze neza. Atangira kuba yavuga ati ndaza kuba nafasha
ijawu turaza kuba twamufasha uyu munsi uko turi babiri nta birenze, nta ribi turamufasha. Umukobwa ariko yarabyemeye nyine mu rwego rwo kugira ngo uriya mugabo ataza kuba yavuga ati gute we bagukoresha, cyangwa se nyine kugira ngo bitaza kuba byarabura. Ubwo dore wa mukobwa wari urimo urahatiriza yatangiye kuba yavuga ati reka n'ubundi turi ikipe, twese turi ikipe rero uko urimo uratubona ahangaha ibintu tugomba kuba twabikora. Umukobwa nawe agatangira kuba yavuga ati kabisa ibyo byose tugomba kuba twabikora, reka nta n'impamvu yo kuba twahangana, kuko turi itsinda cyangwa turi ikipe, nta mpamvu yo kuba twahanganira ibintu nk'ibi ngibi by'amafuti, ibintu byose bimeze neza. Umukobwa rero yatangiye kuba yavuga ati hagati aho ngaho akazi kameze neza ariko ndumva twagasoreza ahangaha, njye ndumva nananiwe, akazi twagasoreza ahangaha tukazaba twakomeza ku manywa. Ko bimeze si ibintu niko ndimo ndabyumva byagenda, hari ribi. Umukobwa nicyo kintu nyine yahise yivugira ahita nigendera, n'abandi nabo barabibonye. Ariko no mukobwa ikintu mwabonye wacinye inkoro, abashaka kuba yacinye inkoro, dore ukuntu arimo arareba akagusekera nta kubumba umunwa, amenyo yose akayakwereka uko ari 82. N'undi baramubwiye ati se nawe wagenda, atangira ati harya nagenda nta kibazo kandi murakoze, murakoze. Abandi basohotse kare ariko ndi we yasigaye ahagaze, abandi nabo baramusiga, bahise bigendera. Ubwo bata nuko nguko yagiye. Dore manager yasigaye atangira kuba yavuga ati wowe kabisa ibintu bikora neza, cyangwa se nyine ubuzi no kuba wakishakira akazi. Manager nyine yarishimye ku bw'uno mukobwa, nyine ibintu arimo arakora arimo arabicayura gake gake abikurikirana. Aho ngaho hari uhari, dore bata nuko nguko ari aho, gake gake yaje atangira kuba yategurira Miss ibyo kurya. Agatangira ati Miss we hano hari agakofi, hari agakawa, akira kagerageze ubanzi ububeze mu mihogo. Dore nuko nguko mu Miss nawe yatangiye kuba yavuga ati reka nze ngafate. Ariko agatangira kuba yavuga ati none se nukubera icyo ushaka ko abantu bagufata kuriya, nukubera icyo urimo urashaka ko abantu bagufata kuriya, ntabwo barimo baramenya agaciro kawe, ugatuma batarimo barakwitaho kubera icyo ushaka ko bagufata kuriya. None se biriya bintu uragumeza ubireke bagufate kuriya? Bata nyine we yarabibonye abona ko bamusuzugura. Umukobwa nawe niko yatangiye kuba yavuga ati oya, ndimo ndagira ngo nanjye ubwanjye mbanze nige, nabo ubwabo bazige mu nyuma cyangwa se nabo bigiremo. Njye ndimo ndagira ngo mbanze nige kugira ngo ntafata mbatambona mpese myobora company. Ntabwo ibyo ngibyo byaba bimeze neza. Njye ndimo ndashaka kuba nakifasha ubwanjye kugira ngo ibintu bibe byaba byiza, bibe byagenda neza, ari njye wabanje kuba nabyigiramo uruhare. Nta mpamvu yo kuba nakigira umuntu urenze hagati y'abari abakozi turi kumwe, byatuma bamfata nabi, bakamfata nyine nk'igikomerezwa. Kandi ibyo ngibyo simbishaka, ndashaka ko ibintu mbitangira gake gake. Undi nawe agatangira kuba yavuga ati niba ari uko nguko bitekereza, ndimo ndabyumvamo ko harimo ubwenge bwinshi, cyangwa se harimo ubwenge. Ndumva ko ibyo bintu bishobora kuba ari byaba ari byiza. Nta ribi utegereje amasegonda makeya kuba wagenda, utegereje umukobwa agiye kuba yagenda yahise amubwira ati noneho ndashaka ngo ntihagire ikintu uvuga kuri ibi bintu, ibanza urebe gusa wowe, ntihagire ikintu uvuga, witegereze ntihagire ikintu uvuga kuri ibyo bintu. Ubwo umugabo nuko nguko bamuhaye ibipapuro, baramubwira ati ntihagire ikintu avuga. Undi yahise atangira kuba yavuga ati no design ni karabuhariwe, ino design irarenze, design irarenze kabisa, mbega design ya danje. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati madamu we kabisa urakubiye cyangwa se urarenze, ino design ni ya hatari. Dore yatangiye kuba yamubwira ati kabisa ibi bintu ni byiza, ni iby'akataraboneka. Umukobwa nyine ngo yakoze design ya hatari ku buryo umugabo yayibonye atangira kuba yavugishwa. Umukobwa nyine ararenze, we ntago ari ibintu byo kuba wavuga ngo ni umuntu uri aho uri piga, reka wararenze. Tayari dore aho ngaho hari uhari, nta wundi ni manager. Manager dore nuko nguko ari aho ngaho arimo aragenda yeseye utuntu duke. Bano bakora imyenda nyine, gake bakora imyenda. Dore arimo aragenda areba ibintu biri aho ngaho, niba ari ibiki, arimo aragenda abyitegereza nyine gake pole. Tayari ariko arimo aragenda yitegereza ibintu biri aho ngaho. Dore abari aho ngaho ni abakobwa bose bicaye aho ngaho barupiga. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati niko Miss Jawe kabisa bino bintu wakoze birarenze, no design
irarenze cyane cyangwa se irahebuje, niyo akataraboneka bino bintu wakoze. Ni hatari, ni kabisa irarenze, irenze iz'abandi bantu bose bashushanyije cyangwa se bakoze. Ibi bintu birarenze, birahambaye. Ubwo niko nyine yatangiye kuba yashima, design nyine ya Jiao yatangiye kuba yayishima cyane ngo irarenze. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati bundi izi zose bakoze ni rupiga reka nze nkwereke. Ubwo umukobwa nawe arimo arabireba ibirimo birabera aho ngaho nyine manager ko yamaje kuba yakikundira Jiao kubera ko aturuka mu muryango w'abantu bakize. Ubwo undi yakuyeyo nyine design y'umuntu umwe ayita yinaga hasi, yafashe design yari yakoze cyangwa se yakozwe ayinaga hasi. Undi yatangiye kuba yamubwira ati genda ujugunye mu mwanda, kuko ibi ngibi ntabwo bikenewe ahangaha. Dore abandi nabo bagatangira kuba bareba ati iki atavuze ibiki. Umukobwa niko yahagurutse atangira kuba yareba gutyo. Umugabo nawe akamureba ati se wantwara iki? Ni igiki wantwara wowe? Nge wantwara iki? Reka mbe nakubwira ati agakuru ko nuko nguko kagenze, ejo tuzakomeze tureba agace gakurikiyeho. Ariko mbere yuko tugasoza reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe. Niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona cyangwa se wayibonye. Iramutse yagushimishije ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace ni ku munsi w'ejo. Ese byaba bigutwaye icyo uramutse ukoze kuri subscribe inshuti yanjye? Reka mbe nakubwira ati bye bye na hejo.